bavugaga ngo ugira nuza inzozi zo kuba umwana wawe yakwiga agatera imbere nta mwana wiga akiga amashuri yose ukamurihira ariko muri we nta nzozi afite ntagire icyo ageraho kandi baramurihiye birumvikana ayo mashuri ahenze bakenewe ariko iteka ryose umuntu ubuzima yabayemo aharanira yuko abazamukomokaho bazabaho bwiza kurenza ubwo yabayemo sibyo ashobora kubunyuza mu ishuri it's a dream ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nta hantu bihuriye na success sibyo ni ukuvuga ni dream ni ukuvuga ngo njye inzozi zanjye nzabyara umwana mushe muri etaje mukore everything ariko nta hantu bizahurira ko afite inzozi ziwe sibyo ni ukuvuga ngo njyewe mfite dream zanjye ni kuzigira impamo ni ukuvuga ngo yes I have a kid mushize ahantu nyine ni za dreams sheri za dreams zanjye iyo zibaye mama that's it urumva ariko ntabwo bivuze ko uwo mwana nawe adafite intuza dreams ziwe ariko sinzi ndumva nta namwe twaza guhura kuko naje gusanga ngo bari kuvuga ntabwo ari za zindi nyine wasinzira za nzozi oya ni za nzozi sheri z'imama bya bindi ukora bya bindi urangije kuvuga ati njyewe ni inkura ngomba kubyara abana 5 cyangwa iki umwe akajya muri football undi akajya muri basket umwe akagira ibiki that's the dreams ni ukuvuga ngo wowe aba bana banjye urabona aba bana banjye bari kuba muri dreams zanjye urumva ariko ntabwo bivuze ko nabo batafite dreams zabo nanjye ni ikintu nasobanura urumva nkaziharanira bakiga bakakora ibiki master whatever that's my dreams. Okay. And then nyuma yabo rero nabo batangiye gukora ubuzima bwabo badreaminga ubuzima bwabo ariko barabahaye iki fondation it's my dreams barabahaye fondation warabigishije sibigeze basonza yes new dreams of course ngomba kuyibaha kuri izo nzozi zanjye. Okay, that's why nyine harana kubwiye ko ubuzima tuba mu ngaruka z'ababyeyi bacu iyo wavukiye mu muryango ukennye reka nze mbwega are you okay sheri ushobora kuba ubanza ufite akantu ka trauma oh yeah no trauma mfite yes. Iyo mbwiye ngo ubaho mu ngaruka z'ababyeyi what do you mean? Yes, breakance ntago uri gutuma nsobanura ngo wumve icyo nshatse kuvuga twebwe abantu tubaho unagerageje kukumva ariko ibintu ndi kumva tubaho mu ngaruka z'iki? tubaho mu ngaruka z'imiryango twavukiyemo ahubwo icyo tuba dukeneye ni ugukora cyane ni ugukora cyane kugira ngo tuve ahandi nize ngaruka ubona reka ngo urugero oya njye ntabwo mpura nazo sibyo ariko ushaka yes zirahari ariko ziri aho ngaho rusange urambwira mu nshamake ingaruka ubona abantu bahura reka mbanze ngusobanurire impamvu this is something big bro ni ukuvuga ngo tugira ingaruka z'ababyeyi duhura nazo nakubwiye ngo tubaho mu ngaruka z'ababyeyi bacu kuvuga ngo imiryango tuvukiramo niba yari yifashije ifite ikungahaye muri kiriya gihe cyashize bazakwigisha baguteganirize bagutekerereze niba na ngombwa baguhe kapito uri kubyumva uwo muntu ubuzima bwe buzaba butandukanye na wa wundi wo kwa ngofero wakuriye mu buzima bubi kandi no kubona imwambaro
bigorana handi kujya mu ishuri byaga ari ikibazo akaba ari mayibobo hariya ku muhanda uri kubyumva uwo muntu azaba successful ari uko yagize atya ari uko yakoze cyane ari byo bya bindi wahereye uvuga ngo tugomba gukora cyane tugakora cyane tugaturuka ari hasi tukaba successful ariko abantu bombi baratandukanye umwe yabaye mu ngaruka nziza nyine z'ukuntu umuryango wari ubayeho neza n'undi aba mu ngaruka mbi bitewe n'uburyo umuryango wari umeze sibyo nicyo ngicyo nashakaga kuvuga rero tubaho uyu munsi abana bagukomokaho bafite fondasiyo kuri wowe barakubeshya ntabwo ujya urumva amateka y'abantu bro nakubwiye ngo reka umva as long as winjiye kuri ino si umva urumva uri muzima ufite amaboko ufite ubwonko bro uzi gutekereza ibindi byose kubaho umva ni it's your choice nakubwiye ngo icyo turacyemeranya nuko rero ibintu byo kuvuga ingaruka z'ababyeyi bagushize ku isi hari ikindi kintu wowe wakoze iki wowe what did you do ngo ni ingaruka urumva ngo capital wayishatse wowe ku bwawe why abantu ba kera ababyeyi ba kera ntabwo bajya mu ishuri sheri bayikubisemo capital wayishakiye ako wasangaga ari abahinzi bahinga cyane bakeza bagacuruza bagatunga umva nimukarenganya ababyeyi bariya bize ayahe we bize ayahe uko bize ayahe wowe bagukubise mu ishuri urizi wize imibare fiziki ibiki byose warangiza ukababwira ati ngo nta capital ngo baguhaye bro iyo ni capital nubwo iri intangible ariko iyo ngiyo ni capital umubyeyi yagushyize mu ishuri ukiga neza siyo capital se ya mbere nayo ni capital nyine urashaka capital bureka wundi utarabonye buryo ki ajyanwa ku ishuri utaragiye mu ishuri Shaddyboo none se kanze nkubwire wari uzi ko ishuri rya mbere ari ino se turi ku isi je none ya mbere kwigisha gusa igizami sheri kwigisha n'abandi bo mu ishuri sheri n'abandi bo mu ishuri bahaye kaza capital bro irabakubita bararangiza urumva ni ukuvuga ngo man ishuri ya mbere nge nize na n'ubu naragraduatinga na n'ubu bro ni inosi twibayiremo urumva iraze gakubita ikizamu cya mbere utiteguye ukagitsina ugafeiringa niho hanze bavuga ati yarabuje yagiye ku mihanda urumva manyanya abantu bahita bavuga ati reka tujye mu biyobyabwenge urumva iryo shuri wowe wari wajya mu ishuri ikizamini kikagutsindwa nawe ukiyahuza ibyo bintu byose shiri really bro Shaddy wambore nkagusuhuza koko ishuri okay Ben hi Hi Sheri nari ngukumbuye seriously ubumbura byahe okay merci turi kuganira ibintu by'ishuri niho twari tugeze ariko nashatse ko nari kubwira mugenzi wanjye ukuntu mani nta capital ukeneye hano kuri ino si urumva ishuri rya mbere ushobora kwiga umva ukaminuza iki masters ariko mani hanze outside here ino si mani ubuzima urakwigisha noneho kukwigisha butaguteguje wigaruka wafeye mumbwirire ko ubunyamakuru bwanjye bwanze kandi narize uri hehe ngaho ndi gukora ibyo nize se sha uri kugerageza kuri TikTok ikibazo nta nubwo ndi gukora ibyo nize sheri ntabwo urakora amavuta ndimo kandi nararangije ubutare Ben erega buriya na facteur chance irakonta sibyo hari abantu bicaye kuri mikoro batakurusha ubumenyi kuri ibyo ngibyo wize
abantu cyane bicaye kuri rwose. mikoro batigeze babyiga rero harimo ya mahirwe twari turi kuvuga. umva ni Gatare izina ryawe ntabwo ndi kurisobanukirwa na Gatare niba ari Yes, Gatare Mercedes. naje nsanga mwageze kure sinzi igihe mwatangiriye ariko ikintu cya mbere muri iyi si uretse n'u Rwanda amahirwe aruta amashuri. Icyo ngicyo nicyo twahereyeho hano mbimubwira. Amahirwe aruta amashuri cyane urumva Gata uko wagize amahirwe ari hehe? Amahirwe yanjye wenda ni makeya kurenzayo wenda wowe wagize n'undi yagize ntabwo ari amahirwe arabesheje mukomezanye n'amahirwe yanyu. amahirwe ni aya mbere ubyangu byemera amahirwe ni aya mbere. Sawa rero Ben wowe ko wagize nuza wagiye kuri nuza ntabwo yari amahirwe yawe muri make. Ukimwereza n'ubu yewe amahirwe nyuma yo kureba ibyo nyuramo byose nasanze amahirwe ari aya mbere. Barababesheje umva byibura education ego uza kuba warize se byadanje se uzi ukuntu ahantu bari kuburisa ariko kubera mwitwaza ngo amahirwe dore n'amahirwe babirimo Shaddyboo. none se nababwiye ko ibyo bintu ngiye kudefanda ukuntu amahirwe ari aya mbere. ubu se abakire batandukanye mwisi kubera ko mani ari ubuku kubera ko nyine yes of course sheri nta kindi kintu wadefanda aho kugira ngo abakire batandukanye mwisi bize bingana gute? amahirwe se harimo abize cyane se ari amahirwe yatwereke zana igitabo zana igipapuro cy'amahirwe arankubitira hano none kudutsindisha kuri gushaka factors bigaragaza kandi twazizana. Amahirwe ari hehe? Turi kumva ku iyo radio ari hehe? Si amahirwe. What the fuck? ariko Shadi niba utemera amahirwe uzi ko hari abana bagiye biga noneho ari aba mbere ahantu hose kugera kano kanya bakaba nta hantu bigejeje bari gusabiriza. Bari hehe? Batubwiye bari ku mihanda. amahirwe aruta amashuri ahantu hose uzasanga babivuga ntabwo rwabivuze. mwimagine utwo tuntu mwigurirwa mwivugisha ngo hari abandi bana man bro this is a fucking umva ni ikintu muba mwishizemo kiri stupid bro. amahirwe ari hehe? ari ku gipapuro kiri hehe? none ngawe tubwire fact we wemera ko habaho iki sasa? habaho amashuri kugira ngo umuntu iga at least uba ufite ubumenyi. noneho n'ibyanga mu buzima shakisha ibindi kubera ko at least uba ufite ubumenyi bro. warize uri umuntu wize n'utarize bro sheri nta hantu bihuriye urumva. umva impamvu ngiye kudefanda niba akazi ka mbere kanze azashakisha kandi ka kabiri urumva. always you trying at least as long as ufite ubwo bumenyi. ntabwo ibyo ngibyo twigeze tubihakana. muri kuzana amahirwe ugahozaho. uri kudefanda ibintu ngo by'amahirwe we amahirwe ngiye nanadefanda paka banandashe ngapfa. abantu benshi babaye successful muri ubu buzima turimo hano hanze ntabwo ari uko abafite amashuri menshi. uzi impamvu bashyizeho amashuri yari amahirwe se? oya ishuri burya riba riri nyine njye simbihakana. nyine ishuri rigufasha gufunguka muri mind ugatekereza biri big, ariko gutekereza biri big bitagendanye n'amahirwe nabyo nta kintu bishobora kukugezaho bro. ni ukuri pe. erega Shadi nawe wigire gutyo ni amahirwe ufite nta kindi warushije abandi benshi amahirwe pe urumva. yego ko mana yanjye Shaddyboo none se you see reka mubwire ubaza umubare w'abakobwa bari hano hanze bashatse kugenda nkawe ariko ntibagera aho uri. bashatse kumera nkawe ntibabigereho sibyo? ariko ko wabarushije amahirwe sheri ni amahirwe ntugire ngo ni ibindi.